ese urashaka kumenya uko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye? Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Hari ubwo se waba wifuza kumenya amateka ya Bibiliya, ubuhanuzi n'ibindi? Reka dusuhuza abatwumva tubabwira tuti Yesu ashimwe aho muherereye hose, haba muri iki gihugu mu mpande enye zacyo ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Reka tubanze dusenga Imana. Urakoze Mana nziza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe bihorana natwe iteka ryose. Tugushimiye n'uyu mwanya mwiza tugejejemo wo kugira ngo tubashe kwiga kandi tubashe kugaragaza ukuri kwawe mu gihe nk'iki ngiki. Ubane natwe kandi utwiyoborere, tubere umujyanama muri byose, kandi uduhe amatwi yo kumva no kugira ngo tubashe guhunga. Tuyukacyuna mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane. Abantu tubazaniye ijambo ry'Imana. Ibintu rero bigiye guhinduka, ntabwo bikiri bya bindi. Tubabwiye ko tubazaniye ijambo ry'Imana, iryo jambo rikubiyemo imiburo. Ijambo tubazaniye rikubiyemo imiburo. Uzayitaho uzakira, uzayipinga mu mvugo y'abiki gihe cyangwa se uzareka kuyitega amatwi uzarimbuka. Kumvira biruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose wakora. Reka dusabe Ismael adusomere mu Migani igice cya mbere ku murongo wa 24 kugeza ku wa 30. Tugende gake gake noneho mwumve iki jambo ry'Imana rivuga. Imigani igice cya mbere umurongo wa 24 haravuga ngo, narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Narabahamagaye muraninira, mbaramburira ukuboko ntihagira ubyitaho. Komeza. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimwabyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho. Nibwo bazantakambira nkabihorera, bazanshakana umwete ntibazambona. Kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Arakoze cyane. Ngira ngo ufite amatwi yumva arimo kumva. Imana irahamagara, Imana iringinga, yarambuye amaboko yayo. Ariko kubigaragara abantu ntabwo barimo kwita ku muhamagaro w'Imana. Nayo iravuga ngo, nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Reka mbabwire, niba hari ikintu abantu batinya ni urupfu. Ariko imyitwarire yawe wowe uteze amatwi radiyo ubuntu butangaje, imyitwarire yanjye n'iy'undi uwo ari we wese, amenye ko irimo kwitoza kuzahabwa ubugingo buhoraho cyangwa se kuzapfa. Ibintu ni bibiri, nta hantu hagati na hagati habaho. Oya, ni urupfu ni ubugingo. Hano rero Imana iraburira abantu, ikabinginga, ikababwira, ikabasaba. Muri uko kubasaba irifuza kugira ngo igire igikorere imitima yabo. Nicyo tugiye kureba, nicyo tugiye gusuzuma muri iyi minsi. Ariko ikintu nababwira gikomeye cyane ni uko hari igihe abantu bazicuza gukora ibyo bakagombye kuba barakoze nta gihe bagifite. Umuntu ashobora kuvuga ati ni amagambo y'ababwiriza. Oya, ushaka gukina azakine n'ibindi, ariko ntazakine n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Uku ni ukuri kandi ni ukuri uko kuri. Dore uko Imana rero ihamagara abantu. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza kuri 30, adufashije mugenzi wacu akadusomera, mwumva uko havuga. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 hari amagambo atubwira ngo, kugeza umurongo wa 30, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Arakoze cyane. Murumva Imana? Murumva ukuntu ari nziza? Irahamagara ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Urabura umukene urarushye, ubutindi ufite n'ubukene bwonyine burakwahagije. Urabura umukire nawe nuko,
uhangayikishijwe n'imisoro, uhangayikishijwe n'ibintu byawe bitaragera aho, uhangayikishijwe n'uko udatera imbere nk'abandi, uhangayikishijwe n'uko abandi bagusize mu iterambere, ukagerekaho noneho n'ibyaha ubwawe wifitiye. Bibiliya iravuga ngo abarushye n'abaremerewe nk'uko Imana ihamagara ikoresheje ijambo ryayo, nibaze basanga Imana yiteguye kubaruhura. Ariko ikongeraho ngo abantu agasuzuguro kabo ndakazi. Hari abashobora kuza bakankurikira, bamara kunkurikira ntibemera amabwiriza n'amategeko n'umurongo mbaha kugira ngo bawugenderemo. Ati mwemere mu nyigireho kuko ndi umugwaneza, hari umurimo nitegura gukora mu bugingo bwanyu. Kambabwire rero, uwo ni umuhamagaro w'Imana, tugomba kuwitaba. Ni byiza. Ibyahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 20, naho adusomere twumve uko Uwiteka akomeza kwinginga abantu. Ibyahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 20, naho aratubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi rw'umutima we, nzinjira iwe dusangire. Nta kimana idakora ngo yereke abantu ko ibashaka, kugeza ubwo hari ibintu byinshi ikoresha. Iteka ryose we muntu urimo kudutega amatwi utwumva, nta kimana idakora ikangura umutima wawe, ikwereka mu nzozi, ikubwira inyuze mu baturanyi, ikubwira inyuze mu makorari, ikubwira inyuze mu babwiriza, ishaka umutima wawe. Dore ko tutari abacu ngo twigenge. Imana rero adushaka, nta n'ikidakora ngo idushake kugira ngo ibashe kudukiza. Uzaninira iryo jwi, ibye tuzabivuga neza tubisobanure. Muri Yesaya 55 umurongo wa 6, Imana ifite ikindi kintu itubwira mbere yuko tujya mbere muri komanteri muri iki cyigisho cyacu. Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6 aratubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Reka mbabwire, Imana irashaka ko igihe cyose dushaka agakiza k'imitima yacu tugomba kubigiramo umwete. Uwo mwete ugomba gushyirwamo imbaraga, ni ihame. Kuko uzarebe iyo urimo kugira ikintu ushaka udafite, ushyiraho umwete. Niba ari amafaranga, niba ari ugushaka ibindi bintu ibyo ari byo byose byatuma utera imbere, n'ikintu icyo yewe niba ari diplome, ushyiraho umwete. Ku bijyanye n'agakiza k'imitima yacu, ntabwo kagomba kudebekerwa, hagomba kubaho imbaraga, hagomba gushyirwaho umwete. Noneho Imana ikabona umuntu natagaragaza ubushake bwo kugira ngo akire, azarimbuka. Uruhare si urw'Imana, uruhare ni urw'umuntu. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, naho dusomere twumve uko Imana ikomeza kutubwira mu ijambo ryayo. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, naho aratubwira ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Reka mbwira abantu barimo kutwumva, reba ibintu biri imbere yawe, reba ibintu ushishikarira. Umwanya wo gusenga ntawo, umwanya wo kwiga ibyanditswe byera ntawo, umwanya wo kwegera abagenzi bawe ngo bakungure niba utabonye n'akanya ko kwiga ntawo. Ukarata kujya udefira ku isabato cyangwa se ku cyumweru ngo ugiye mu rusengero. Nta gihe wigeze ushaka Uwiteka, nta n'ubushake wigeze ubigaragaza. Mbabwire, imizinga izavamo imyibano. Ibi bintu by'ubukirisitu bwagihirira abantu bifubitse bagiyemo, nta mwete wo kugira ngo babanze bashaka ubwami bw'Imana, bakikirisha kuboneka mu nsengero n'imico itarahindutse, buretse muzaba mwirebera. Gusa icyo nzi cyo ubwami bw'Imana hari abazabujyamo. Kondisiyo bagomba kuzuza zirazwi, utaziza zazibaze. Uwo mwete turimo kuvuga, uko kubanza gushyira icy'imbere n'ikibanze imbere y'umuntu wari wese ushaka kuzajya mu bwami bwo mu ijuru, byakagombye kuba ikintu buri muntu wari wese yumva yashishikarira. Ariko niba ari igihushane cyabyo, ijuru abantu batekereza baribeshya rwose. Kuko kugira neza kw'Imana niko kugenda kurehereza abantu kwihana. Impanuka ziraba, ibibazo biravuka, indwara ziraza, ibyorezo, ibyo byose bikaza bikikubita ku muntu, ugasanga urakize, urarokotse, urashyingura, uragenza ute. Ibyo byose ukabona Imana igenda ikongerera igihe. Uratekereza ngo kukugira neza kw'Imana icyo kugushakaho ni iki? Niba twari ku kagingo kavuga uko Imana ihamagara abantu, hari ibintu byinshi cyane, amarenga menshi cyane Imana igenda ikoresha kugira ngo ihamagare buri muntu uwo ari we wese uduteze amatwi uyu munsi. Ariko imyitwarire yawe, imikorere yawe, imyifatire ugira,
imbere y'ibintu byinshi Imana ikora ishaka kugira ngo ikurarike kugira ngo wige, usenge, ubane nayo, uyikorere umurimo, wigane n'abandi, ucukumbure, umenye icyo ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo umenye icyo ugomba kwitondera. Ibyo bintu ntitutagibigiramo umwete, Imana igakomeza kuturohereza kugira ngo twisubireho tukanga. Ntidutekereze ngo ijuru twirirwa turirimba cyangwa se ijuru abantu benshi birirwa basakuza bazarijyamo, kuko inshuti zanjye ntabwo ijuru ari nk'uyu mujyi wa Kigali. Reka da, ijuru si nk'isoko, ijuru si nko kwa nyoko wanyu cyangwa se kwa babyara bawe, ijuru si kwa so wanyu wumva kuzinjiramo uko wumva wishakira amabwiriza n'amategeko abazinjiramo bagomba kubahiriza. Amwe muri ayo rero niba abantu batayamenye ngo bamenye ngo ubundi ijuru turirimba dushaka kuzajyamo, abagomba kurijyamo bagomba kwitwara bate? Ukicaraho ugatimaza ukagira ngo Imana izafata iguterura igushyiremo. Ntabwo ijuru ari puberi Imana izashyiramo umwanda uwo ari wose ibonye. Ndabwira abantu cyane cyane bahagarara imbere y'abandi ko imibwiririze igomba guhinduka niba dushaka ko abantu bakira bakazajya mu bwami bwo mu ijuru. Imibwiririze, ijambo ry'Imana uburyo turitambutsa bigomba guhinduka byanga byakunda. Icyambere, nta mpamvu yo gushyeshyenga abantu. Ikindi, nta mpamvu yo gukikira umuntu abebera ngo ntiteranya cyangwa se batandeba nabi cyangwa se ngo baramvugaho iki. Ibyo nta mwanya wabyo mu bijyanye n'ibwiriza butumwa. Niba abantu bahagara imbere y'abantu bakaba badakoze icyo, bazamenye ko aribo bazahanwa cyane mbere yabo bigisha. Kandi ikindi, hakagombye kwigisha no kubwiriza abantu batumwe banabifitiye n'ibimenyetso. Atari ukuvuga ngo nabikopeye ku munwa wa Nikora, mbikopera ku munwa wa Ishimayeli, mbikopera ku munwa wa kanaka, ukajya kuvuga ibyo wakopeye ku minwa y'ababwiriza, cyangwa se ukavuga ngo ibyo wasomye. Wakagombye kugenda ari Imana yaguhagurukije ufite n'ibihamya bizima, niho n'ibyo wakora byose byagira umumaro. Kandi ikindi, ijambo ry'Imana ryabwirizwa, ntihabe gukikira, kubebera, kunyura ku ruhande ngo ese abantu baravuga iki. Mu Gifaransa niyo bavuga ngo il faut appeler le chien en son nom. Ugomba kuvuga imbwa mu izina ryayo. Niba yitwa Simba ni Simba, niba yitwa Dodi ni Dodi. Nta mpamvu zo kugira ngo uyihindure. Umunyabyaha agomba kubwirwa ibye, agasobanurirwa inzira, akayigenda, akabyemera cyangwa se akabyanga, agahitamo umuriro, kuko nta intermediaire ihari. Cya kinyoma cy'abajya bababeshya ngo za purigatori, ibyo ni ibyabo, ntaho tubibona muri Bibiliya. N'ubugingo n'ukurimbuka. Reka dusabe mugenzi wacu dusomere muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 14 twumva ko havuga. Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 14 haratubwira ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru bavuga bati ni amahoro, ni amahoro. Muranyumvira? Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru. Bantu mudefira ku isabato, bantu mwirirwa mugenda mu nsengero ku cyumweru, abababonye bazi ko muri abantu b'Imana. Ababahagarara imbere, Imana irimo kubashinja ngo uruguma rw'abantu banjye barwomora barunyura hejuru. Mbega abaganga babi, mbega abaganga b'abagome, mbega abaganga badashoboye gukora umurimo bahamagariwe. Komora uruguma baruca hejuru, murumva icyo ari cyo? Tekereza kugira ngo ube warwaye ikibyimba gikeneye gukandwa kikamenwa, umwanda urimo ukavamo, umuntu akagusigiraho uduti hejuru ngo subirayo. Ibibazo ugira nuko gikomeza gucukura kigacukura kikagera hasi. Uwo muntu abagukoreye ubugome umuntu atabasha gutekerezaho. Abantu bitwa ko babwiriza ijambo ry'Imana rero, abantu bitwa ko babwiriza ijambo ry'Imana, mukaba mudacyaha ngo musenye, murimbure kandi mwubake. Mbabwiza ukuri, ntabwo mwigeze mutumwa n'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Abantu mushyeshyenga abantu, mukagerageza kubereka ko bazajya mu ijuru, nta kibazo gihari, n'ibindi byinshi by'akajagari mu bijyanye n'imibwiririze bidahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, mukagenda mwomora inguma muzinyura hejuru. Mbabwiza ukuri, ntabwo ari Imana yigeze ibatuma. Nari mvuze iby'akajagari. Hari akajagari gateye isoni, gateye n'ibibazo mu misengero ubu ngubu turimo kugera tubona mu nsengero. Umubare munini w'abasenga
si abasenga ku isabato, si abasenga ku cyumweru, bazi ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo yabo myiza. Uranyumvira? Murumva ubwo bujiji buvanze n'ubugoryi, abantu bakumva ngo bazakora neza bajya mu bwami bwo mu ijuru. Bakeneye kwiga icyo bita la notion de la justification par la foi. Bakeneye gusobanukirwa n'ibyigisho byo gutsindirwa n'ubuntu kubwo kwizera. Bakeneye gusobanukirwa n'uburyo umunyabyaha kira n'igisabwa n'ikimana isaba. Ni ingorane zikomeye cyane kugira ngo abantu babumve ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo myiza. Niba imirimo myiza izajyana abantu mu ijuru, nongere mbasubiriremo, ubwo Croix Rouge niyo izadutangayo, HCR izadutangayo, igaburira abantu badatanga amafaranga, ibaha imvungura, ikabaha ubuti, ikabaha umuceri, ikabaha ibiryo, ikabavuza imyaka 10 ikarangira, ibasapotinga muri ubwo buryo, ibafasha muri ubwo buryo. Ubwo rero niba kugira neza kuzajyana abantu mu ijuru, Croix Rouge niyo izadutangayo. Mukure y'amaso bayoboke ba Bibiliya. Kujya mu ijuru, niba mutazi ukuntu abantu bazajyayo, musobanuze, mumenye neza ngo abantu bazajya mu ijuru bazaba bitwaye bate, bazajyanwayo n'iki. Muvana amaso ku mirimo myiza, kuko imirimo myiza nta muntu n'uyu n'umwe, nta n'uwa kirazira izajyana mu ijuru. Hari undi mugabane uteje ikibazo ubu ngubu. Abantu aho gutega amakiriro kuri Yesu utsindishiriza abanyabyaha, ubabarira abanyabyaha, bihimbiye ibindi byanzu n'abahuza batagira aho banditse muri Bibiliya. Bamwe bakanyura kuraba, bande bakanyura kuraba, bande bakanyura kuraba. Tuzaba barondorera neza, mugende mureba amakwe Satani yagiye azirikamo abantu kandi abifashijwe n'amadini. Ege ikibazo gikomeye. Ibaze kugira ngo idini riterane riziri ngo riteranye mu izina ry'Uwiteka, ahubwo ari abakozi ba Satani ku mugaragaro. Ni nayo mpamvu mu masomo twabasomeye, Imana iringinga abantu kugira ngo bave mu bujiji, bamenye, basobanukirwe, bamenye ko bagomba kwitwa no ko bagomba kugenda. Hari ikindi cya gatatu noneho kireze mu matorero ya Giprotestante, ibintu by'ibitangaza. Reka sinakubwira, ngwino ufata amasezerano yawe. Imana ikora ibitangaza, ndabizi pe, ndabizi, ariko nibyo byashyizwe imbere. Abantu basigaye bajya mu biterane, basigaye bajya kubaza abantu bitwa ngo nabavugishwa n'Imana, wagira ngo ni nka kwakuraguza kumwe kwa kera, kumwe tujya twumva mu migani, sinigeze ndaguza sinzi n'ukuntu bimeze, wagira ngo nukuraguza. Ibyo bintu mujyamo, mwapimishije ibyo muba mu Bibiliya, mukamenya neza neza icyo Imana ishaka ku bantu. Hari undi mugabane noneho ngo bazi ko bakijijwe n'ubuntu, ngo iby'amategeko ntubabwire. Reka mbabwire, niba utazi amabwiriza n'amategeko agenga bazajya mu ijuru, uzicare hasi ufate iyo Bibiliya yawe uyihere mu itangira ugeze mu byahishuwe. Buri ngingo yose yubatse ku itegeko. Nawe ubwawe ibikugize ubwabyo ni itegeko. Uzaryagaga urebe ko bitagukoraho, uzanywe igihe ushakiye urebe ko bitagukoraho, uzafata ipataro uyambare noneho risano yikira inyuma, uzarebe ko abantu batakwita umusazi. Uzarya ibiryo binyuze mu maso cyangwa se binyuze mu mazuru, uzambare ijipo noneho kugira ngo uyambare neza, uyikenyeraho abandi bayikenyerera, maze uyishyire ku mutwe. N'umuntu ubwe impagarike ye yose igizwe n'amategeko. Abantu ngo iby'amategeko ntutubwire ngo ibyo byari ibyo ku gihe cya Mose. Wamubaza ngo uriba, ngo reka da, urica satishwi, urasambana seti, wagira indi ngingo y'amategeko uvuga ngo yangwe ibyo ngo ntubimbwire. Ubwo bujiji bwanyu mbabwire, ubwo bujiji bwanyu buzabakoraho kandi buzabarimbura, nta n'uwo kubara inkuru uzasigara. Hari izindi njiji zindi ngo twebwe twubahiriza amategeko kandi amategeko azatujyana mu ijuru. Urupfu abo bapfuye bibwira ko bazakizwa n'ubuntu, ngo amategeko ntabwo ari ngombwa. Namwe bantu mwizirika ku mategeko mukumva ko ari yazabazamura iki kirengo bageze mu bwami bwo mu ijuru, muzapfa rumwe, muzapfa nk'imbwa mwese. Muzapfa rumwe, muzapfa nk'imbwa. Bibiliya y'ubwayo mu Bagalatiya igice cya 3:10 haravuga ngo havumwe umuntu wese wiringira ko azakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Umva ikivume cya mbere. Ikindi kivume cya kabiri ngo havumwe kandi undi wanga gukora ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Murumva? Bamwe bati twagirije n'ubuntu, amategeko ntutubwire. Abandi ati tuzatsimbara ku mategeko. Mbega ko dufite umurimo ukomeye cyane wo guhugura injiji zuzuye amadini apakiye. Reka nababwire ngo amadini apakiye abantu, arimo kubafasha kugana neza ku munwa wa Gihonomo.
bapasitori mu nyumva, bapadiri mu nyumva, bakuru b'amatorero, bayobozi b'amakanisa mu nteze amatwi, muzakubitwa inkoni nyinshi, bazabamena, kuko mutigeze mushaka kugira ngo mwigishe abantu kuri nk'uko kuri, ahubwo mwashimishijwe no kwigisha abantu kanuni za kanisa. Ninde wabibwe? Abadive bafite amahame yabo, Gatolika amahame yayo, Protestant amahame yayo, madini yose amahame yayo. Ibyo ninde wabibatumye? Ninde? Muri iyi minsi nagize igihe cyo kuyajyamo neza no gukurikirana gahunda zayo. Ntimuzambeshye kuko ibiberamo byose ndabizi. Hari abashyira imbere amafaranga, hari abashyira imbere ibitangaza, hari abashyira imbere amasakaramentu, hari abashyira, ukashakisha ibyo barimo n'icyo Bibiliya ivuga gasanga igihushane diametralement opposé. Mufite ijuru muzajyanamo abantu? Mufite ijuru muzajyanamo abantu mwebwe? Mubahagarara imbere, murya amafaranga yabo, babature, dore ko babazi ngo batuye Imana. Ni byiza, ni wo muco twatojwe. Oyahembwe, uyarye, wanga kubagezaho iby'ubwami bwo mu ijuru. Bazakwereka ubwo impanda y'imperuka izabivuze. Bazakurya nk'urya ibiryo. Bazakurya nk'urya ibiryo. Ifurahishe, ugura imodoka nziza mu mafaranga yabo, wubaka inzu nziza, ntacyo wigeze ubamarira, uretse uzaba wirebera. Noneho rero hari ikindi kibazo nacyo ntagenda ntavuzeho: imyigire yuzuyemo ivangura. Imyigire yuzuyemo ivangura. Bibiliya muzi ibice biyigize. Bibiliya igizwe n'igice cy'ubuhanuzi bugomba kwigwa, ni itegeko, nta nubwo ari no kubahendahenda, si no kubinginga. Bibiliya igizwe n'igice cy'ubuhanuzi, mugomba kukiga mukakimenya. Igihe cyose ufite iyo Bibiliya yawe wirirwa uyidefirana ku isabato no ku cyumweru, utazi ibihishwemo by'ubuhanuzi, urubanza ntabwo ruri kuri Nikora. Dore nkarabiye imbere yanyu, nutiga iby'ubuhanuzi ngo ubimenye, komeza wishyire umugozi mu ijosi, ushyiremo wishe ntaririrwa. Bibiliya gice kimwe mu biyigize n'ubuhanuzi, ngo ibi ntabwo bindeba. Uzi ubuhanuzi icyo ari cyo? Si nibyo gusa, Bibiliya igizwe n'ikindi gice cy'ibyo gutsindishirizwa. Ikibabaje giteye agahinda, ubu haruteze amatwi iradiyo ubuntu butangaje, ndimo kuvuga ngo iby'ubuhanuzi ari ninjoro kuri we, mvuga ibyo gutsindishirizwa, atazi n'ikintu na kimwe, gusa yikirisha gusoma Yesu yakoze ibitangaza muri Matayo, nuko ava hano aragenda akora gutya, maze yabisoma, yabyiga, Nyagasani nanjye ujye umfasha, nanjye unkize nk'uko wakijije aba, ugasenga ukaryama. Uryamanye urupfu, ruzakurya rwose, ruzakurya. Umwana wawe wamushyize mu ishuri, cyangwa se bakuru bawe biga mu ishuri, cyangwa se barumuna bawe, baragenda bakamara amezi n'amezi bicaye ku ntebe y'ishuri kugira ngo basobanukirwe, bungurwe ubumenyi, bakabazwa, bakaba abahanga. Ejo bundi ukarya ibiryo, watashye diplome zabo, ukanywa amafanta, banywa inzoga bakazinywa. Ibyo bijya bikwereka ngo uko urimo gutaha ubukwe bw'abandi kubera ubumenyi n'ubuhanga bafite, uhita upima nawe mu ijambo ry'Imana bihagaze bite? Bihagaze bite? Uriga, niba wiga uramenya, niba umenya urunguka, niba wunguka urimuka. Umuntu apfuye atazi iby'ubuhanuzi bya Bibiliya, apfuye atazi ibyo gutsindishirizwa. Ikindi gika cya gatatu kigize Bibiliya, amateka n'amategeko. Dutegetswe, nongere mbasubiriremo, dutegetswe kumenya amateka ya Bibiliya kugira ngo tugire ibyitegerezo bikomeye dukura mu mateka batubanjirije. Tugomba kumenya iby'amategeko, ukamenya ngo ubundi nayahe mabwiriza, nayahe mategeko abantu b'Imana bagenderaho. Ese niki Imana yifuza ku bantu bayo? Ibyo byose ukabimenya. Muntu nteze amatwi, upfuye utazi ubuhanuzi, ugapfa utazi ibyo gutsindishirizwa, amateka n'amategeko ya Bibiliya ukaba nta kintu uzi, wowe ubwawe reka nguha akanya tekereza, uri igiki ubundi? Uri igiki? Urumva uri igiki? Iby'ubuhanuzi uri zero, ibyo gutsindishizwa ntuzi iyo biva, ntuzi niyo bijya, ntuzi naho bihera, ntuzi naho wabisoreza. Amateka n'iby'amategeko nta na kimwe uzi. Urumva uri igiki koko? Ngo urashaka kujya mu bwami bwo mu ijuru? Ni iwanyu? Ni inzu y'iwanyu winjiramo? Ni kwa nyogosenge wawe? Urashaka kujya mu bwami bwo mu ijuru? Ninde wakubwiye ko hari injiji zinjira mu bwami bwo mu ijuru? Amasomo twasomye mbere ngira ngo mutigeze muha agaciro cyane, ngo
abashaka bazambona ariko nibanshakana umutima wabo wose. Irindi ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mwese abarushye n'amaremerewe, ariko uko guhamagara kw'Imana mwebwe ubwo mugaha agaciro. Uriruka inyuma y'inka zawe zakubuje gusanga Imana, amafaranga yakubereye Imana, ibintu babo byakubereye Imana, ntaga ufata ko kugira ngo usobanukirwe, umenye, wige, umenye icyagukiza. Ntabwo nikora ndi responsable w'ubugingo bwawe, ndi responsable y'ubugingo bwanjye. Nzita ku byanjye kuko ari byo bindeba. Nutita ku byawe kazi yako birakureba, nutita ku byawe birakureba. Reka mabwira akaga abayuda bahuye nako. Tuvuga iby'ubuhanuzi, tukavuga ibyo gutsindishirizwa n'ibyo by'amateka n'amategeko, ngiryo ubundi shingiro ry'imyigire mizima. Kwiga kuzima gushingiye ku nyubako yubatse kuri izo nkingi eshatu. Ibyaritswe byera uko bigomba kwiga ubuhanuzi, ibyo gutsindishizwa n'amateka ya Bibiliya. Dore akaga abayuda bahuye nako rero. Kwiga ibya Yesu uzaza, ari umwami ufite imbaraga, ari umwami ukomeye, niwe bireberaga kubera ubukoroni bari barimo. Birengagiza kwiga Yesu uzaza aciye bugufi, bakubita ntavuge, umeze nk'intama, bashorera bajyanye kuvanaho ubwoya, bajya kubaga, bica nabi ntivuge. Murumva? Abayuda biga ibijyanye n'irari ryabo n'ibyo bishakira. Suzuma wiga ibimeze bite, ibijyanye n'ibyo bagutoje. Uri muri ADPR, uriga nk'ibya ADPR igomba kwiga. Uri mu Adventiste munsi wa kane uti nziga iby'Abadventiste. Uri muri Islam uti nta bindi nshobora kumva ntibishoboka. Uri umwanglikane amahame y'abanglikane yo nzakurikiza n'ibyo bantoza. Umupresbyterian nawe nuko, wo muri Restoration iti nuko, Zion iti nanjye nzakurikiza. Niko murumva ibintu mubamo, murumva ibyo mubamo, kugeza ubwo insengero zuzuye injiji gusa zatsiratsije. Urakandira ku buhanuzi shwi, suyobora abantu ntabyo azi, sabayobora ntabyo bazi. Wajya mu byo gutsindisha ukababaza akabazo gato cyane ngo umunyabyaha yihanate akabarirwa ibyaha byate, ni gute Imana imuha amasezerano y'imbabazi zayo. Umuntu ngo bundi ngo ubu agatangira kurya indimi kandi aritwa ngo ayobora abantu. Habo abantu hagarara imbere, bantu utagira icyo umariye, aho bantu utagira icyo uzagezaho, kuko nawe ntacyo ugejejeho. Ubwo urumva amaherezo yawe azaba yahe? Azaba yahe mukuri? Azaba yahe? Ese ubundi ikibazo gito cyane cy'amatsiko, ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru yanga igice kimwe cy'ibyanditswe byera kandi byose byarahumetswe n'Imana? Ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru arobanura? Uzarobanura Abanyarwanda ubacemo ibice urebe ko batakumanika. Zakwereka hani igihe uzahura n'igihano cya burundu y'umwihariko, kuko uzanya amacakubiri, ushaka kuyazana amaraso akazameneka nk'amenetse kera. Nta mbabazi itegeko rya Repubulika y'u Rwanda ntabwo rishobora kukubabarira na buke na busa. Hano urazana ivangura mu by'umwuka, urazana ivangura mu by'Imana. Imana yandikisha ubuhanuzi mu byanditswe byayo byera. Ndashaka ko mubyiga mukabyitondera kuko ari cyo shaka ko muzavomamo. Imana yandikisha ibyo gutsindisha ati mukabyiga mukabisobanukirwa. Imana yandikisha amateka kugira ngo atubere ibyitegererezo. Imana yandikisha iby'amategeko kugira ngo abantu bamenye ngo n'icyo abantu bagomba kwitondera, bakiga bagasobanukirwa, akamenya amabwiriza n'amategeko abagenga. Wowe utigiye ntabwo nzabyiga ngo ntabwo bindeba. Niko wa munyamacakubiriwe, uzajya mu ijuru ujya he ko bidashoboka? Niba rero wumva ushaka kugira ngo ujye mu ijuru, inama naguha muvandimwe unteze amatwi, uri we wese icyo uri cyo cyose, umwanya wari wose urimo, nakubwira ngo hugukira Bibiliya, cyangwa se usezera uvuga ngo birananiye, upfa urwo wagapfuye pe. Ngibyo ibintu ujyawe nkunda, iby'Imana birananiye cyangwa se ndabyubahiriza. Inzira ni ebyiri, nta ya gatatu ihari. Ishima reka tumusabe adusomere yitonze urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Mwumve ibyo mupinga ibyo ari byo. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 aratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Bugejeje murabyumva, byahumetswe n'Imana. Komeza. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no mubona biburetse gatoya, ntimubona bajya mu mashuri amyaka bamara, ntimubona bajya kwiga igihe bafata. Byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uremera kwigishwa nabyo? Uremera kwigishwa nabyo? Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uremera kwicara uca akabogi maze wige ibyanditswe byera bikwigisha? Nadukomereze. Komeza.
no kumwemeza ibyaha bye. ngaho ni gute uzamenya uburyo umunyabyaha akira warananiwe kwiga ibyanditswe byera udashaka kumenya ibyabyo? uzakira ute kandi ko icyazanye Yesu ari ugukiza abantu ibyaha byabo? Niba wumva udashaka gukira, niba wumva udashaka, ugusenga kwawe kumaze iki? Niki wakangisha imbere y'Imana? Ntushaka ibyayo urabivangura, wumva wakwiyigira ibihuje n'irari ryawe, ntabwo ushaka kugira ngo ugendere mu murongo Imana iguhe. Kandi ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ko ari mubi, kugira ngo umuntu ibyo asabwa byose abashe kubyuzuza. None urabivangura, ugerageje kubyiga arabyiga igice, utashatse kubyiga ntashaka no kubimenya byose. Oya, dusubiremo iryo somo, uri somo rirangiza abantu bumva ibirigize. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo kugira ngo umuntu yicara byige no kumwemeza ibyaha bye. Nta kintu uzavomamo, uzabona ko uri kure y'Imana, bikwereke n'inzira yo kugira ngo uyisange no kumutunganya. Murabyumva neza umumaro wabyo, bikwemeze kuri mubi, binagufashe muri urwo rugendo, kuko kwandikwa kwabyo byahumetswe n'Imana, tubivomamo imbaraga ifite kapasite yo guhindurira umuntu gusa na Kirisitu. Komeza. No kumuhanira gukiranuka, no kugutongera ngo iyi nzira ntuzayirenge, iyo uzayinyuremo, iyi ntuzayinyuremo, uzabikore, ibi ntuzabikore, kugira ngo bigende bite nyuma yaho. Noneho uwo murongo twari turangije wa 16, no umurongo wa 17, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Niko mwabinusu umwe mu nteze amatwi, abashyitse. Wowe uri ikinusu. Ninde wakubwiye ko ikinusu kizajya mu bwami bwo mu ijuru? Ninde? Umuntu w'Imana abashyitse, abihawe n'iki? Kwiga ibyanditswe byera, bikamwemeza uko ateye, bikamwereka inzira, akabashyitse. Wowe urabona ushyitse? Ndabwira cyane amatorero ya Gikirisitu, mu ntege amatwi mwumve neza, ibyo gutsindishira ntimubizi. Amateka birayo wapi? Aby'amategeko y'Imana shwi. Iby'ubuhanuzi wapi? Ibinusu bishaka kujya mu bwami bwo mu ijuru. Niba ijuru ari iryanikora muzarijyamo, niba ari iryanikora muzarijyamo, kuko wanakambira ukarira gihe nkari gushyiramo. Ariko ijuru ry'Imana n'amahame arigenga n'ibirivugwaho hano mu byanditswe byera, sezera. Ijuru si puberi Imana izajyanamo abantu batigeze buzuza ibyisaba. Nta nubwo ari mondisi nk'izi mondisi ziba zuzuye mu mujyi, zabaye ingarane bashyiramo umwanda wari wose. Ijuru rizagibwamo n'abantu batoranijwe n'Imana. Ikindi kandi, kwandikwa kw'ibyo byanditswe byera byirengagizwa turimo kuvugwa, ntabwo byavuye ku bushake bw'umuntu. Buri muntu wese abyumve, abishyire mu bwonko bwe. Ibi mwirengagiza, ibi mupinga, ibi musuzugura, ntabwo kwandikwa kwabyo kwavuye ku mwana w'umuntu. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20, wenda dusa naho turimo kugana ku musozo. Ngaho dusomera urwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Aratubwira ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Buretse, murabyumva? Dufite ijambo ryahanuwe, mu yandi magambo ryaje rinyura ku bantu, rifite inkomoko. Komeza. Rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Muzaba mukoze neza, iryo jambo ry'Imana nimuryitaho. Komeza. Kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima. Rimeze nk'itabaza rimurika hari hacuze umwijima hakabona. Rigakesha ijoro. Ego. Rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yanyu. Wowe uteze amatwi, banza ukore icyo bita retrospection. Iyigeho wowe ubwawe. Umutima wawe ndabizi neza ko ari urukiko rutajya rurya ruswa. Bashobora kukubwira ngo wakoze bugahakana, wakoze ibi n'ibindi, wavuze aya magambo ukanga. Uwo mutima urakwemeza iki? Ko Yesu aje wajya mu ijuru? Bubaze. Urakwemeza ko Yesu aje wowe wajya mu ijuru ukurikije ibyubamo amagambo yawe, mirimo yawe, ubunebwe bwawe, kutiga kwawe, kudasenga kwawe, kudasoma ijambo ry'Imana? Uratekereza ko wowe ubwawe byakurenza iki kirere ukajya mu ijuru ukurikije uko umutima wawe ukubwira? Muzaba mukoze neza nimuryumvira. Ibyo bice bigize Bibiliya, ubuhanuzi, gutsindishizwa iby'amategeko n'amateka Bibiliya, reka mbabwire ikibigize. Ibyo gutsindishizwa tugiye gutangira ariyo faze ya mbere. Tuzigamo iki? Icya mbere, tuziga uko umuntu ubundi agomba kwigishwa.
umuntu ubundi yigishwa ate? Ni gute umwuka w'Imana amutsinda? Binyura mu zihe nzira? Umwuka w'Imana wasezeranye asobanura umuntu ate, akamwereka ibyaha yakoze? Bigenda bite kugira ngo twereke umuntu yitwa ko ari umunyarwanda? Kuko iyi radio turimo kuvuga mu Kinyarwanda. Abarundi murabyumva, abakongomani muri iki gice cy'iburasirazuba muranyumva, abaganda mu majyepfo murabyumva, abatanzania bajya bandelefona namwe murabyumva. Hejuru y'iyi fazi igiye gukurikiraho ntacyo muzigera mwireguza imbere y'Imana kereka niba mudafite amatwi yumva. Tuziga ngo ni gute umuntu yigishwa, umwuka w'Iteka mutsinda ate, amwereka ibyaha yakoze ate, ni gute Imana imubabarira agahabwa amahoro yo mu mutima, agahabwa n'amasezerano. Umurimo ubaho hagati y'umunyabyaha n'Imana ukora gute? Muve mu bujiji mujye mu mucyo, kandi uwo mucyo muba abagabo bo guhamya ko uwo mucyo wabagezemo. Murumva ibyo tuziga? Akandi gafaze ka kabiri tuziga muri ibyo byo gutsindishirizwa, tuziga uko ayo mahoro yinjiye mu mutima acungwa. Erega Bibiliya yihisha ibintu mutazi. Tuziga uko umuntu avugurura amasezerano yahawe n'Imana, uko umuntu ayavugurura. Tuziga uko abantu batakara n'ibyo bazira, nicyo bagomba gukora kugira ngo basubire ku murongo wo kugira ngo Imana ikomeze kubungabunga ayo mahoro ari mu mitima yabo. Kandi icyo nabatangariza, twiteguye gufasha buri wese uzakenera ko tumuba bugufi, ko tumwunganira kandi ko tumufasha. Twiteguye kubikora. Mu munota umwe, Daniel n'ibyahishuwe biratangaje kuba ubu ngubu isi yuzuyemo akavuyo, ibyihebe mu rundo mwinshi, leta zisa naho zirimo kunanirwa gukontorora inkozi z'ibibi, abagome bamaze kwiyongera, ibyaha bimaze kuba byinshi, iterabwoba hirya no hino, amadini yuzuyemo amacakubiri, kugongana, kutumvikana ku nyigisho, madini menshi. Ibyo byose bigiye bikubiye mu by'ubuhanuzi. Ubuhanuzi busa nk'aho ari urumuri rugiye kutumurikira kugira ngo tuzasobanukirwe n'ukuri. Iyo niyo faze yindi ya kabiri tugiye kwiga. Umwongereza yaravuze ngo if you don't change, the change will change you. Nudashaka guhinduka, impinduka zizaza kandi zizaguhindura. Imiburo, ibibwirizwa, gucyaha n'ibindi byose Imana iringanije kugira ngo izaguhindure. Nibitaguhindura, iyi si yonyine izakwishyira ku murongo kandi bizakubera bibi, uzasa nayo, amaherezo ni muri Gihonomo. Gusa sibyo nkwifurije. Ikintu nasaba, ntaho muzahungira, nta naho muzajya, mutega amatwi muzakurikirana ifaze tugiye gutangira, mubishyire mu bwenge, mubyemere. Imiburo nibageraho muzayishyire mu bikorwa kandi Imana yiteguye kubafasha. Akaniko gahekeza ko kwihana ibihe byinshi njyamo ibidakwiye, onyoza maze unyeshe ngenje nk'umwana, mwami Yesu nge mbane nawe. Reka dusoreze hano nk'uko twatagiye dusenga, dusoze n'isengesho. Urakoze Mana yacu, turagushimye. Reka tuguhimbaze, uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tubwire abumva ukuri kw'ijambo ryawe. Turagusaba cyane ngo ari twe, ari n'abazumva uku kuri, twese tuzategurirwa kujya mu bwami bwo mu ijuru, kandi tuzakora ibyo dusabwa byose. Umwiteguro ukwiriye ubeho nk'uko bikwiriye nyine, mu izina ryiza rya Yesu, amen. Mbese urashaka kumenya uko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye? Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Hari ubwo se waba wifuza kumenya amateka ya Bibiliya, ubuhanuzi n'ibindi?